Yesu ashimwe. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire amagambo twatura, amagambo meza tuvuga ku buzima bwacu, cyane twebwe twakoze subscribe hano mu rusengero rwacu rwiza cyane, ahantu tuza tugasenga tukihana tukabona imbaraga z'Imana. Rero tugiye gufatanya kwatura amagambo meza ku buzima bwacu aboneka mu gitabo cya Zaburi ibice 9 ku murongo wa 14. Harimo ijambo ryiza cyane, harimo ijambo ryo gusengeramo, harimo ijambo ryo kwihaniramo, harimo ijambo ry'ubuzima, harimo ijambo rizana uburinzi ku buzima bwawe, harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka umbabarire. Ukeneye imbabazi, ukeneye kugirirwa neza n'Imana, ukeneye kwakira uburinzi bw'Imana, ukeneye kwakira umwuka wera ngo Uwiteka umbabarire. Reba umubabaro mbabazwa n'abanyaga, buriya isi irakwanga, isi ntigukunda kuko iyo iza kuba ari inshuti yawe wakabaye ubona buri kimwe cyose ushaka, ariko bitewe ko turi mu isi itwanga atari n'iwacu, iwacu buriya ni mu ijuru, kuko ikibigaragaza ni uko turakora tukavunika, ariko imyaka ikagera, igihe kikagera, igihe cyo kuba hano bikarangira, tukongera tukajya gutangira ubundi buzima. Bivuga ngo iyi si nubwo tuyibaho si iwacu, kandi nayo ntidukunda. Noneho ngo ni wowe unzamura ukankura ku marembo y'urupfu. Uwiteka niwe wenyine ushobora kugukura mu marembo y'urupfu. Ese wakoze subscribe? Nimba utarayikora yikore, ni iby'agaciro. Rero Imana igukure ku marembo y'urupfu, Imana iguhindurira amateka, Imana igukure mu bukene, Imana igukure mu butindi, Imana igukure ku ruvugo, Imana igukure ku gasuzuguro, Imana ikuremera amashimwe y'ingenzi afatika, kandi nizeye ko Imana dusenga ikora. Murakoze, umunsi mwiza.